ni igitangaza n'ubundi ni igitangaza ubundi kugira ngo ube ufite ubumuga ubone umufasha ni isomo rikomeye cyane birakuvuna nanjye byaramvunye ngewe uko undeba uko byaramvunye kugira ngo nzabone umugore ngendera hasi byaramvunye ukuntu byagenze rero nkimara kumugara nyine gutya njye ntabwo ariko navutse umeze gutya n'impanuka nahuye nayo yari umufundi nubaka mubuka hejuru kuri sarupande ngwisha akagongo hano inyuma ubwo noneho kano kagongo k'inyuma nyine yo kagize ikibazo kaba gafite udushami tujyana tugemurira zino ngingo zose iyo kwagasweho gakeya muvoma zirabura bikabana nuko nyine ureba intoki zanjye zagiye zibana n'amaguru nuko kandi ubu yarabanye ubu ngubu n'amaguru yarabanye nayo byageze aho ngaho umuntu akagara kangaka banyonga batwaraho abagenzi hari umugabo wakansayidi ati aka kagare ujya ureba umuntu ugutwaraho ujya Giporoso ukunda kugera none ajya gutwara aka kagare ndakaguhaye noneho nanjye amaze kukama ndebo nanjye ndavuga iri gare rizajya rintwara ridakora nanjye ndavuga ntingaze nshyireho umuntu w'umunyonzi atwara ajya ntwara ansigaye noneho aze no kunyura ariko arimo turimo kureba ko twabonamo n'ayo kurya ukamuhemba wamuhembaga ngahe ku munsi yari 400 yari 400 ku munsi ubwo ngirisha ndamubona ko simenye yuko ari musaza wono mu mugore ako noneho tumuranya amezi nk'abiri 3 ndavuga nese nzatunga umuntu aze tubane hano mu nzu ntazi wabo bitabubwo ni ndashaka kugira ngo ujye kunyereka hano iwanya hari wamabona ubwo nibwo yanjyanaga mu rugo iwabo ibyuma iryo gare yagutwara mugiye gusabiriza hano ku muto akangeza mu Giporoso akagomeza nyine agahiga abagenzi abatwara ubwo ayi yavanagaho ubwo yaba ari agahomba kakama yakoreye ariko yavanye ubwo twatugeze ko navuze natunga umuntu ntazi abahari anyibye iryo gare sakarijyana nazaribariza he anjyana iwabo he turagera dukora umunsi tujya iwabo kubasura ibyuma muri komini ya Giti muri komini ya Giti mwagiye n'imodoka twarateze twarateze none ubwo iwabo baranyakira amasanga none umukobwa aranyakira ariko noneho biba ngombwa kugira ngo noneho nabo batubwire ubwo nahasanze umusaza ari we ubu ngubu yari ni data buko ari we se madamu arambwa ati ukunza niyo umwana waramuhaye akazi n'ubundi mujye musurana mumenyane uyu mukobwa rero niwe waje kunsura aje kurana musaza w'icyo gihe none ubwo barabizi rero abantu b'abagabo uko aje nkubitamo ikigambo nkajya nkubitamo ikigambo aje kumusanga kubitamo ikigambo. Reka tugusuze nanone. Iyi ni Apple Rwanda Radio TV. Uyu munsi twasuye umuryango wa Ngendahayo John amara igihe kinini ubumuga bw'amaguru n'amaboko. Igitangaje kandi kinejeje ni uburyo we n'umugore we babanye. Inkuru John ahamya ko umugore we yamweretse urukundo rukomeye akamwemera akamugumaho nyamara abandi bakobwa bose baramwanze. Iki ni igice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye. Ni inkuru ndende y'urukundo. Mwiriwe neza ni karibu. Ni naho uri bude karibu mu rugo rwawe n'umugabo. Ni karibu n'ukuri. Nitwa Ngendahayo John. Nkabanuye muri zindiro akagari ka Kinyaga n'umudugudu n'izindiro akagari ka Kinyaga umurenge n'Ibumbogo nyine. Ahangaha mu Dusanze. Nkaba ndi umugabo ufite abana 3 n'umudamu ngo turi 5 mu rugo nyine. Umudamu yitwa nde John? Umudamu wanjye yitwa Mukabarisa Goreta. Nawe tumuhaye karibu. Nakoze cyane nanjye ni karibu. Hanyuma rero John
na madamu wawe na sheri wawe turabona mubanye neza muduye ku nkuru yanyu y'urukundo byonubana n'ubumuga ariko madamu wakugumyeho. Ni igitangaza n'ubundi ni igitangaza ubundi kugira ngo ube ufite ubumuga ubone umufasha ni isomo rikomeye cyane. Birakuvuna nanjye byaramvunye ngewe uko undeba uko byaramvunye kugira ngo nzabone umugore ngendera hasi byaramvunye. Ukuntu byagenze rero nkimara kumugara nyine gutya njye ntabwo ariko navutse umeze gutya n'impanuka nahuye nayo. Yari umufundi nubaka mubuka hejuru kuri sarupande ngwisha akagongo hano inyuma. Ubwo noneho kano kagongo k'inyuma nyine yo kagize ikibazo kaba gafite udushami tugemurira zino ngingo zose. Iyo kwagasweho gakeya muvoma zirabura bikabana. Nuko nguko nyine ureba intoki zanjye zagiye zibana n'amaguru nuko kandi ubu yarabanye. Ubu ngubu n'amaguru yarabanye nayo. Ubwo ngubwo rero mbaho ngaho byabaye ryari mu mwaka 95 nabaye kajoti 95. Ubwo rero 97 n'umunani gutyo njye igatagara barambwa bati ubu nta kintu twagukoraho kereka genda wifatira akagare. Nanjye ntabwo gusubira iwacu mu cyaro rero mu cyaro wavukaga ahantu ubu ngubu sinkibuka ko kera bahitaga muri serire ya Kanyoni segiteri ya Cukiro komine ya Mushuba. Ubu ngubu ni mu karere ka Muhanga ubu ngubu. Ariko ubwo ngubwo ndavuga nti nanjye igatagara bambwiye bati ntabwo uzongera gukira ugenda wirebera akagare. Nanjye navuze ntabwo nzongera gusubira mu rugo. Niko gufata imodoka nizira Nyabugogo. Bana nabaga munsi y'ikiraro cya Nyabugogo hariya ujya Gasyata niho nabaga. Bukira uba ku muhanda. Mba ku muhanda pe. Nta mwene wacu nagiraga mu mujyi wa Kigali. Ubwo nigiraga mu kiraro nk'iryamira. Nibanamo n'abana bitwa ba Mayibobo nibo banzaniraga n'udukarito kuryama. Kandi umva cyangwa se nanywaga ibitabi bibi cyane, nanywaga inzoga bya hatari kugira ngo mbone igitotsi rero unagendera hasi. Kugira ngo mbone igitotsi nukunywa itabi nkanywa n'urwago. Hano bita mu Kiderenga rero sinzi niba haze no nabwiraga abo bana rero mwebwe muhasha kugenda mugende muzane akagwa twimwe. Nahabaye ukwezi hashize ukwezi. Ubwo hari mu ihe myaka hari 97 gutyo hafi aho nibwo waje n'iki. Niho naje Kigali. Noneho ubwo utese byaje kugenda gute nyuma. Ubwo urabona ko iyo bukeye imbaho yagukubise ya saa 10 uzamuka ku muhanda kugira ngo akazuba kamaze kuberura kugira ngo wumve ubushyuhe. Niyicara kuri icyo kiraro abantu banyuraga bampa icyayi cyo kunywa. Ako noneho ngiye kubona mbona imodoka iraje imparitse uruhande. Wa mugabo ngo ni byiza ngo ese ngo ubaheye ntiberamo hano hasi niho nibera. Ngo se Imana urayizi ntayo nzi. Ati wajya kuyikwereka Imana. Wajya kuyikwereka ntibyaba ari neza kabisa. Noneho byaba ari neza duhuye. Yankubise mu modoka turaza. Ubwo ngubwo rero mbaho ngaho byabaye ryari mu mwaka 95 nabaye kajoti 95. Ubwo rero 97 n'umunani gutyo njye igatagara barambwa bati ubu nta kintu twagukoraho kereka genda wifatira akagare. Nanjye ntabwo gusubira iwacu mu cyaro rero mu cyaro wavukaga ahantu ubu ngubu sinkibuka ko kera bahitaga muri serire ya Kanyoni segiteri ya Cukiro komine ya Mushuba. Ubu ngubu ni mu karere ka Muhanga ubu ngubu.
ariko ubwo ndavuga nti nanjye igatagara bambwiye bati ntabwo uzongera gukira ugenda wirebera akagare nanjye navuze ntabwo nzongera gusubira mu rugo niko gufata imodoka nizira Nyabugogo buriya nabaga munsi y'ikiraro cya Nyabugogo hariya ujya Gasyata niho nabaga bukira uba ku muhanda mba ku muhanda pe nta mwene wacu nagiraga mu mujyi wa Kigali ubwo nigiraga mu kiraro nk'iryamira nibanamo n'abana bitwa bamayibobo nibo banzaniraga n'udukarito two kuryamaho kandi umva cyangwa se nanywaga ibitabi bibi cyane nanywaga inzoga bya hatari kugira ngo mbone igitotsi rero unagendera hasi kugira ngo mbone igitotsi nukunywa itabi nkanywa n'urwagwa hano bita mu Kiderenga rero sinzi niba uhaze no nabwiraga abo bana mwebwe muhasha kugenda mugende muzane akagwa twimwe nahabaye ukwezi hashize ukwezi ubwo hari mu ihe myaka hari 97 gutyo hafi aho nibwo waje n'Ikigali niho naje Kigali noneho ubwo utese byaje kugenda gute nyuma ubwo urabona ko iyo bukeye imbaho yagukubise ya saa 10 uzamuka ku muhanda kugira ngo akazuba kamaze kuberura kugira ngo wumve ubushyuhe niyicara kuri icyo kiraro abantu banyuraga bampa icyayi cyo kunywa ako noneho ngiye kubona mbona imodoka iraje imparitse uruhande wa mugabo ngo ni byiza ngo ese ngo ubaheye ntiberamo hano hasi niho nibera ngo se Imana urayizi ntayo nzi ati wajya kuyikwereka Imana wajya kuyikwereka byaba ari neza kabisa none byaba ari neza duhuye yankubise mu modoka turaza ubwo hari muri 97 ko utari kwashira uwo mwaka wari utari washira ariko byari byegereje kugira ngo hagere 98 gutyo uwo yari mu ntoki yari imodoka yari mu modoka y'akavatiri ako ntabwo nari nakamumenya neza ari umupasiteri witwa Tugirimana Savi none ubwo aranzana ntabwo nari imazi i Kigali aranzana tugerera hano yemera hano ku cya Mitsingi urahareba niho yari afite urusengero araza akira muri urwo rusengero ati ujya wiberamo hano ariko noneho mpasanga abakristo barababwira ati uyu muntu uko mumureba uko turagira ngo dusenge Imana yo mu ijuru imuhindire umuntu mushya ngenda muzanye mumfashe tumuhindure umuntu mushyashya kuko barambwiraga bati Imana urizi ntayo nzi ubwo abakristo bari aho ngaho bakagenda bakanzanira ibiryo byo kwirira nimugoroba ubwo amashengesho agakomeza pasiteri nuko yanzanye ariko noneho buriya mu muntu habamo umutima tuba dufite gutya habamo uruntu rumeze nk'ibuye rinini cyane no kubwira bati ubundi kwabaye ikimuga ubundi wakwipfiriye bikarangira n'ubundi ibyo bitabu ukabinywa ibyo bikore ukabinywa n'ibyo byago ukabinywa ariko buriya ni ukwica ubuzima njye nasanze ari ukwica ubuzima cyane ariko ubikora kugira ngo urebe niba wazana udutozi ariko uwo mugabo pasiteri nkubwira niwe watumye mba umuntu ubundi mbona bifite inzara ziva hano zikagera hano umusatsi wageraga mu ijosi ariko wogoshe noneho ubwo abakristo baraza bakajya banyubagira bakajya bame icyo kurya ngo niho nabonye ko ubu muntu bubaho koko njye nari nzi ko ngiye kubana n'ubumuga mpaka mpfuye kandi nkaba nzi ko nta muntu ushobora kungirira neza ariko noneho abakristo baragiye bakajya banzanira icyo kurya bakajya banzanira icyo kunywa imyenda bakanzanira naje kugira ibyago rero ejo ndi uwo mupasiteri arigendera ajya muri Amerika kugeza mu wuhe mwaka wabayeho kuva ku icyo gihe nyine 97 igiye kurangira wabayeho kugeza mu wuhe mwaka 97 nyine ubwo nibwo naje i Kigali gutyo
kugeza aya magingo nyine muri uno mwaka turi. Pasiteri mutandukana mu uyu mwaka? Pasiteri twatandukanye muri 2000 gutyo, niwe yagiye muri Amerika. Agiye ubaho gute? Nizanduru kabisa, byarancanze birancanga byahata. Ubwo ngubwo aragenda ndamubura, inzu yakodeshaga baraza bati muvemo mwigendere. Ubwo nanjye ndavuga ni ese ko nabaga mu nzu borodire nayo narayiritse kuyijyamo, biragenda gute? Baba Kristo nka bane nibo banteranyirije bajya kunkodeshereza inzu yo kubamo ahantu bita ku mucyo Ikabezo urahareba. Niho bankodeshereje. Ariko noneho kubera Imana nkajya nzinduka nkaza hano mu Giporoso, nkabona umuntu ampaye senkisa, nkabona umuntu ampaye agahumbi, nkabona umuntu ampaye iryo jana, nkaritetanya ndavuga ni ubwo mbashe kuzajya niyishyurira inzu ntabwo baye imbobo birangiye. Ubwo ngubwo nuko nabayeho. Pasiteri wanjye aragenda birambabaza, ntimwongera no kuvugana kugeza na n'ubu kabisa. ubu ngubu rwose, ariko aho hari Nyagasani amwishimira ibineza yagize. Aragiye, abakristo bake bagusigayeho, baguteranyirije udufaranga, ugiye kuba ku mucyo Kabeza mu Kigali, aho ukajya ubayo ubune n'aba ku muhanda nyine usabiriza cyane. Aho ngaho ubuzima bukomeza bute gutyo kugeza ushatse umudamu? Gutyo nyine ubwo ngubwo byageze aho ngaho umuntu akagara kanga kabanyonga batwaraho abagenzi. Hari umugabo wa kanseri ati aka kagare ugire umuntu ugutwaraho ujya Giporoso ukunda kugera none ajya gutwara aka kagare ndakaguhaye. Noneho nanjye amaze kukama ndebo nanjye ndavuga iri gare rizajya rintwara ridakora. Nanjye ndavuga ntingaze nshyireho umuntu w'umunyonza atwara ajya ntwara ansigaye noneho aze ko no kunyura, ariko arimo turimo kureba ko twabonamo nayo kurya. Ukamuhemba? Wamuhembaga ngahe ku munsi? Yari 400. Yari 400 ku munsi. Ubwo ngubwo ngirisha ndamubona ko simenye ko ari musaza wono mu mugore. Ako noneho tumuranye amezi nka 3 ndavuga ese nzatunga umuntu aze tubane hano mu nzu ntazi wabo. Bitabubwo ni ndashaka kugira ngo ujye kunyereka hano iwanya hari wamabona. Ariko ku bwanjye ku mutima njye navuga ni uyu muntu aramutse ajyanye n'ino gare ry'impano bampaye akarigurisha ntazi wabo nazaribariza hehe. Ubwo ngubwo nibwo yanjyanaga mu rugo iwabo ibyuma. Iryo gare yagutwara ugiye gusabiriza hano ku muto, akangeza mu Giporoso akagomeza nyine agahiga abagenzi abatwara. Ubwo ngubwo ayi yari yayavanagaho, ubwo yaba ari agahomba kakama yakoreye, ariko ye yavanye. Ubwo ngubwo twa tugeze ko navuze natunga umuntu ntazi abahari, anyibye iryo gare sakarijyana nazaribariza hehe, anjyana iwabo rero turagera dukora umunsi tujya iwabo kubasura ibyumba. Muri komini ya Giti, muri komini ya Giti. Mwagiye n'imodoka? Twarateze muri Kigali. Twarateze. None ubwo ngubwo iwabo baranyakira, amasanga none umukobwa aranyakira. Ariko noneho biba ngombwa kugira ngo noneho nabo batubwire. Ubwo nahasanze umusaza ari we ubu ngubu yari ni data bukwe, ari wese madamu arambwira ati ukunza niyo umwana waramuhaye akazi n'ubundi mujye musurana mumenyane. Uyu mukobwa rero niwe waje kunsura, aje kureba na musaza w'icyo gihe. None ubwo ngubwo barabizi rero abantu b'abagabo uko aje nkubitamo ikigambo. Nkajya nkubitamo ikigambo, aje kumusanga kubitamo ikigambo. Ariko ku mutima navuga se nagize ishaba akambera umugore nkubitamo ikigambo. Ngo hari mu yihe myaka? Muri 2004 hafi. Ubwo none mukubise ikigambo ngiye kumva numva biciyemo, arambwira ati
n'ubundi nzajya ngomeza ngaruka ese ko nshaka kugira ngo tubane bizagenda uzabanza uze ubisabe papa wanjye ubwo ngubwo nuko ahita asubira arataha ariko nkajya mu telefone buri kanya bimeze gute amakuru njyewe birambabaje ni kubona utari kuza ngo umbere umugore none ubwo gatatu yaraje rero ahita kwa mirongo nyine ababaye umugore wanjye ejo bundi muri ndavuga nti uno mugore buretse gato abaye umugore wawe hari muri 2004 mu kuhe kwezi 12 hafa aha kugira ngo rero turaza gusangira ijambo nawe utaza kurambirwa byageze aho ngaho umuntu akagara kanga kabanyonga batwaraho abagenzi hari umugabo wa kanseri ati aka kagare ugire umuntu ugutwaraho ujya giporoso ukunda kugira none ajya gutwara aka kagare ndakaguhaye none nanjye amaze kukama ndebo nanjye ndavuga nti iri gare rizajya rintwara ridakora nanjye ndavuga nti hingaze nshyireho umuntu w'umunyonza atwara ajya ntwara ansigaye none aze ko no kunyura ariko arimo turimo kureba ko twabonamo nayo kurya ukamuhemba wamuhembaga ngahe ku munsi yari 400 yari 400 ku munsi ubwo ngubwo ngirisha ndamubona ko simenye ko ari musaza wono mu mugore ako none tumuranye amezi nka 3 ndavuga nese nzatunga umuntu aze tubane hano mu nzu ntazi wabo bitabubwe ni ndashaka kugira ngo ujye kunyereka hano iwanya hari wamabona ariko ku bwanjye ku mutima njye navuga ni uyu muntu aramutse ajyanye n'ino gare ry'impano bampaye akarigurisha ntazi wabo nazaribariza hehe ubwo ngubwo nibwo yanjyanaga mu rugo iwabo ibyumba iryo gare yagutwara mugiye gusabiriza hano ku muto akangeza mu giporoso akagomeza nyine agahiga abagenzi abatwara ubwo ngubwo ayi yayavanagaho ubwo yaba ari agahomba kakama yakoreye ariko ye yavanye ubwo ngubwo twari tugeze ko navuze natunga umuntu ntazi abahari anyibye iryo gare sakarijyana nazaribariza hehe anjyana iwabo rero turagera dukora umunsi tujya iwabo kubasura ibyumba muri komini ya Giti muri komini ya Giti mwagiye n'imodoka twarateze muri Kigali twarateze none ubwo ngubwo iwabo baranyakira amasanga none umukobwa aranyakira ariko none biba ngombwa kugira ngo none nabo batubwire ubwo nahasanze umusaza ari we ubu ngubu yari ni data bukwe ari wese madamu arambwa ati ukunza niyo mwana waramuhaye akazi n'ubundi mujye musurana mumenyane uyu mukobwa rero niwe waje kunsura aje kureba na musaza w'icyo gihe none ubwo ngubwo barabizi rero abantu b'abagabo uko aje nkubitamo ikigambo nkajya nkubitamo ikigambo aje kumusanga kubitamo ikigambo 2018 niho navuze nti njyewe sinshobora kuba umusiviringa ze sezerana n'umugore wanjye n'abana banjye babone inzira bajya kwisengera kandi kuko nanjye nari mbikore navuga ni mbonye abana reka ngane y'ijuru nanjye kugana y'ijuru rero ni ukuvuga ngo niba wararongoye igikomande ni ukuvuga ngo urabanza nyine ukajya kunyura mu nzira zisanzwe kugira ngo ubone uburenganzira ujya kwa padiri ntabwo ari se padiri njyewe narongoye igikomande nuko namubwiye narongoye igikomande kandi mfite abana 3 kugira ngo mbe umukristo bizagenda gute ariko ku mutima navuga se nagize ishaba akambera umugore nkubitamo ikigambo ngo hari mu yihe myaka muri 2004 hafi ubwo none mukubise ikigambo ngiye kumva numva biciyemo arambwira ati n'ubundi nzajya ngomeza ngaruka ese ko nshaka kugira ngo tubane bizagenda uzabanza uze ubisabe papa wanjye ubwo ngubwo nuko ahita asubira arataha
ariko nkajya mu telefone buri kanya bimeze gute amakuru njyewe birambabaje ni kubona utari kuza ngo umbere umugore none ubwo gatatu yaraje rero ahita kwa mirongo nyine ababaye umugore wanjye ejo bundi muri ndavuga ndetse uno mugore buretse gato abaye umugore wawe hari muri 2004 mu kohe kwezi kwa 12 hafa aha kugira ngo rero turaza gusangira ijambo nawe utaza kurambirwa padiri ubwo nagiyeyo padiri arambwira ati mva rero ufite abana bangahe ndamubwira none nukuza ukiga bisanzwe tukakwigisha bisanzwe igihe kizagera tugukomore none ugenda washyingira turiga tumaze kwiga padiri aratubwira tumva rero none ubu ngubu muzarebe igihe mwaza mwasezerana batubwira n'itariki ariko noneho ntabwo wajya gusezerana kwa padiri utabanje ku murenge ubu ngubu iyi foto nabanje kujya ku murenge muri 2018 baradusezeranya ku murenge bampa n'igipapuro cy'uko twashyingiwe nyine noneho kwa padiri rero twagiye nyuma iyi foto nayo umupadiri wadusezeranyije n'uyu nguyu igeza hasi ubwo ngubwo rero ni ukuvuga ngo numvise nishimye byatari mvuga ni abana banjye babonye uburenganzira bwabo bazajya bajya gusenga basabe nyagasani abagiriye neza aya ni amafoto y'ubukwe aya ni amafoto y'ubukwe rwose ngaya igeza haruguru gato numvise nishimye kandi n'ubu ngubu ngenda ndacyishimye niyo nasaza nta kibazo naba mfite kuko nampfuye ndi umugabo reka tubashimire kuba mwaduha umwanya wanyu tukaganira yego murakoze cyane n'ukuri Imana ibamugishe namwe kandi turabifuriza gukomeza gukundana tubirimo nyagasani abitubeshemo adukomeze tuzasaza amahoro njye nicyo nifuza mukomeze murambane icyo tubifuza ikindi ndi gusaba nyagasani urabona ndi mu bukode pe njyewe ikintu nimirije mbere ni ukuva se ubu bukode nzabusigamo abana banjye nzabigira ubu nicyo ndimo kuramya nyagasani nyibaza abana wampaye ko abandi bababuze ngiye nkababona aba bana nzabasiga hehe kandi nizeye ko izabikora ariko uretse ko ntataye nayibona ariko nzayibona abana banjye basigare mu icumbi nyagasani yazama nicyo ndindiriye amen natwe turabyizera twaganiraga na John hamwe n'umudamu we aho twabasuye aho batuye muntu ukurikiye Rwanda Radio TV ubashije kugira icyo ubona ubashije kugira icyo ufasha no muryango nawe Imana yaguhumugisha yakongera no kureka tubashimire ko mwabanye natwe mukomeze muhezagirwe Imana ikomeze bagire neza murakoze amen hanyuma dusoza ikiganiro reka tubwire John atubwire nimero za telefone ziwe kugira ngo ube wagira icyo umufasha turaza no kuzishyira hasi ku kiganiro John telefone yanjye ni 0788 40 isubiramo 0788 40 ni nayo ya mobile money niyo kabisa niyo yiyo ubashije kugira icyo umwoherezaho nukuri Imana yaguhumugisha murakoze cyane turayandika hasi kugira ngo bazayibone hakize ikigera kuri John hagize ikigera kuri John wawufashije n'umuryango we n'abana batatu babana hanyuma n'umugore nawe turaza kuyongeraho turashyira hiya John n'umudamu we yanyu 0788 42 12
8 9 9 9 7 8 42 12 8 9 murakoze cyane reka tubashimire namwe kwa mwafashe umwanya wanyu mukawuduha Imana ikomeze bagire neza amina